bite ko ntabwo ndi butunga urutoki ariko uko biri kose ziba ari imbaraga zindi twe tutabonesha amaso ziba ziri kuvanga ubuzima bw'umuntu. Yego. Kuko muri iyi minsi aribasiwe pe none ijoro ryashize yaratuvuyemo da. Yaratuvuyemo rwose bari bamwivuganye yarapfuye yaragiye. Tasha bamwemereye. Hano iyi nkuru ngiye kwivuga mbabaye. Twa Pastor Mutesi uwo. Ndababaye pe. Pastor Mutesi abantu bamumereye nabi muri iyi minsi. Gutese kandi uko. Ngewe kubera ukuntu ndi inshuti ye ya hafi. Amakuru ye mbanyafite hafi ya yose. Urumva abantu sindi bubyite ko ntabwo ndi butunga urutoki ariko uko biri kose ziba ari imbaraga zindi twe tutabonesha amaso ziba ziri kuvanga ubuzima bw'umuntu. Yego. Kuko muri iyi minsi aribasiwe pe none ijoro ryashize yaratuvuyemo da. Reka ntangire mbaha ikaze mwebwe abakurikiye Icyuzaba TV nge muri kumva kuri mikoro banyita Theo 7 Pro. Murabizi ko tugenda tubategurira amakuru y'ibiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse hirya no hino ku isi ndetse no mu Rwanda. Uyu munsi rero reka inkuru yacu tuyihere kubiri kuvugwa kuri umupateri mwakunze cyane ukunda kuvuga amagambo akomeye kandi asa naho ahumuriza imitima y'abantu benshi, Pastor Mutesi. Pastor Mutesi rero mu minsi yashize ku munsi w'ejo nibwo yakoze impanuka. Uyu Pastor Mutesi bivugwa ko ashobora kuba yaramaze kwibaruka umwana. Abantu benshi bari kwibaza bati ese kuba Pastor Mutesi yaramaze kwibaruka nta mugabo afite bihuriye he no kuba amaze iminsi atari kugaragara muri showbiz. So murabizi yuko hashobora kuba hamaze kwikubitamo nk'igihe kingana n'amezi agera nko muri 2 niba 3 atagaragara kuri showbiz, kandi mwari muzi ko ari umuntu ukunda kugaragara cyane avuga ariko amaze igihe kinini asa naho atagaragara. Rero uyu munsi nibwo byagaragaye yuko yakoze impanuka ariko amakuru avugwa n'umwe mu bantu be bishuti bavuga yuko ari inshuti ye. Mu magambo yavuze humvikanyemo ijambo rivuga ko ashobora kuba Pastor Mutesi yarabyaye. Ntabwo ashobora kuko yavuze ngo afite umwana. Birumvikana ntabwo umuntu ajya agira umwana atabyaye, ahubwo ikintu abantu bari kwibaza niki, baribaza ese ko tuzi yuko atarashakana n'umugabo wiwe yabyaye ate. Ariko mu buryo bw'amategeko birazwi yuko yasezeranye. Wenda ikiba gikomeye gisigaye nuko wenda batarasezerana imbere y'Imana, ariko imbere y'amategeko n'umugore ufite umugabo. So ubwo igisigaye nukuba yasezerana imbere y'Imana. So ikindi kintu rero gisa naho kiri kwibazwaho n'abantu benshi, ni gute umuntu w'umupasteri cyangwa se umukozi w'Imana umenyerewe kuvugwaho ubwiriza ijambo ry'Imana ashobora kubyara atabana n'umugabo cyangwa se atarasezeranye. Ese byashoboka ko yaba akiri umupasteri cyangwa iby'ubupasteri yaba yarabiretse? Nibyo abantu bari kugenda bibaza. Gusa ikintu cy'ingenzi nuko gihari kinumvikana nuko Pastor Mutesi yamaze kwibaruka umwana w'umuhungu. Ni umwana w'umuhungu. Ndaza kubashyiramo imwe mu majwi cyangwa se imwe mu ma video agace gatoya k'umuntu byemeza yuko Pastor Mutesi yabyaye. So rero uyu munsi ikintu turi kuvugaho cyane cyangwa se gisa naho kitari cyiza kuri Mutesi, Pastor Mutesi kitari cyiza kiri kuvugwa kuri Pastor Mutesi nuko yamaze gukora impanuka. Ndaza kubashyiramo ifoto murabibongira ngo hari muri no kuyibona uburyo ameze, umutwe, ukuguru, yaramerewe nabi cyane. Bivugwa ko rero akora impanuka yari yagiye kureba umwana we ku ishuri. Ahageze
arimo agenda ubwo nyine nibwo yakoze impanuka yagiye muri urwo rugendo. So gusa ni ibintu bitoroshye, ni ukumusengera kugira ngo abashe gukira, kuko ni umwe mu bantu nabo baduhaye ibintu byiza, cyangwa se baduhaye kwishima, nyine gutekereza ku bumana, ndetse no kwigisha kwihangana, n'uburyo ushobora kunyura mu bintu bikomeye ariko ukabyihanganira, kuko n'umwe mu bantu bagiye banyura mu bintu bikomeye. Buriya nubwo wenda abantu benshi bagiye bavuga ngo Pastor Mutesi yashatse abagabo benshi, 1 2 3 4, so ntabwo nanone gusenya ntabwo ari ikintu kinezeza. Ntekereza ko nawe iyo agiye gushaka hari igihe wenda aba yumva bizakunda bigakomera. Rero gutandukana ibyo biba ari ibintu nawe atakwishimira, ahubwo abona wenda byamugwiririye. So ntabwo ari ikosa rye. Urumva n'umwe mu bantu bagiye bagira experience mu bintu byo gushaka se cyangwa bigoranye no gushaka. Niyo mpamvu ibitekerezo bye nabyo ku ruhande rumwe, burya iyo ushaka kugira ngo ugire ibintu byinshi umenya, cyangwa se ugire ibintu ugeraho, urabanza ukamenya uwo byakundiye n'uwo byananiye. Mu bo byananiye rero na Pastor Mutesi arimo, ariko wenda reka tuvuge ngo uyu mugabo basezeranye Imana izamushyigikire kugira ngo bongere bakomeze, bongere bubake bakomezanye, ntibizagende nk'uko byagenze ku ba mbere. So ikintu rero kibabaje kuri Pastor Mutesi, narababaye. Urabona ko yakubise umutwe hasi, nyine ni ibintu ubona ko bitari, ni ibintu nyine urabona ko yarababaye cyane. Byonyine gukubita umutwe hasi kiba ari ikintu gikomeye. Urabona ikindi, uyu Pastor Mutesi bamugonga, bivugwa yuko yagonzwe agakubita umutwe hasi. So ukuguru nako urabona ko kuraziritse, nyine ntabwo ameze neza. Gusa reka tuvuge ngo Imana ikomeze kumufasha kandi imurinde. Turabizi yuko impanuka inshuti zacu nyinshi zagiye zibigenderamo cyane. Noneho mu rwego rw'abasitari murabizi ko mu minsi yashize inshuti zacu zagiye, Pastor Theogene ndetse na Donati, bazize impanuka, ariko Pastor Mutesi we Imana yabashije kumurinda. Ikomeze imurinde rero, kandi ikomeze kumushyigikira ku muryango we, ndetse akomeze kugubwa neza, ndetse n'urugo rwe rushyashya, ko ni urugo rushyashya, ko ubwo yarwinjiyemo birumvikana. So rero reka tubashimire mwebwe abakurikiye Icyuzaba TV. Nge muri kumva kuri mikoro ni Theo 7 Pro, ariko nanone tutararenga aho ngaho, mu minsi yashize ku munsi w'ejo nibwo Pastor Yongwe yaburanye, ngira ngo yagombaga kuburana. So urubanza ruracyakomeje rwa Yongwe, ariko ikintu gihari nuko nawe mu bantu tugomba gusengera agomba kubamo, kugira ngo ibintu bigende neza, wenda yongere aze yongere aduhe ku bintu byiza, kuko murabizi ko Yongwe ari umwe mu bantu bajyaga bakunda kuduha ibiganiro biryoshye kandi bijyanye n'igihe. Murakoze rero, reka mbashimire. Imana